oya ndakujyana kwimura umuntu w'umugabo nakwimuye ryari suko wamperuka ndagusuhuza ukabyanga urashaka mbagiye none waje gusimbiza umunsi ibintu arimo kwigira ibintu byo kwifata akagenda atazanye n'amafaranga y'inzu umunsi ntabwo ari bukire nyir'ibyondo none amafaranga we yasize yo kurya akaza kwirirwa agenda ibyondo ubona hari hafi itariki n'iyi ngiyi yo kuza noneho umunsi ari bubigenze ute simbizi nyir'ibyondo niyo simbizi uko byagenda kose umunsi nshobora kuba ari njye uri busubire mu cyaro kuko nawe yagiye mbere yanjye nyir'ibyondo uyu munsi uko byagenda kose nawe arirwanaho aza nihisha ndaca ku irembo ntari bumenye n'igihe nagendeye ko ntabwo ndi buze kubivamo yirirwa mu bakobwa njye ntabwo twibuze no gukundeka nze nkwereke nashyira utwenda twanjye muri amvirope emba ari London simbizi ni London none wagize umwaka boss akansanga hano ngiye kunya inshuro ya 7 ndamura n'ibibazo ariko mbana ncunge neza neza mbandi buze kujya kwituma akaza kubyemera ngegera none yigenge angigira izirwa zijya ku mukunuzuza uvuga fatananyishyuye kandi ukwezi kuze ntanye ndagacunga mpaka kamanuka 5 mbona kandi ndagahaye nawe ubwo kanitsinze neza gufashe iyi ni inshuro ya kangahe ugiye kuri we ni inshuro ya kangahe ntabwo nongeye kuri we ukanyishyura nakubwiye kujya kurya mu gitondo saa 6 na nimugoroba uyu ni ubwa kangahe nongeye kujugunya nagucunze kuva mu gitondo umaze kunya inshuro 2 ya 8 urayishyura bose nongeye cyangwa umurata nongeye kujugunya imyanda ugiye kujugunya imyanda hano hari ikimote cyangwa hari toilette ubwo dusanzwe twitamo ariko ese ubundi urugendo rwawe rurihe ntabwo nzi ahantu yagiye bashaka kugenda mutanyishyuye uku kwezi mwanyishyuye nari nabasoneye iminsi 2 kariyo mugomba kuba muhari kubera ko mwari mwakubuye none yihaye kugenda uranyishyura sha emera ukumva base kanje mweri ryonyine uko uyu munsi wabyakaza ku itariki byakaza none mwashaka gutuma ndira cyangwa nseka none subwo ngubwo abigenza uti mwashaka guturikiremo yakubyimbiremo nako bana toka kure tamuka umwoyo wawe se waje kunyuzuriza wese gusoza itanishyura toka kure genda wumva ndaguma mbacunge are we It was at this moment he knew. kadekwaji Dayiri yagiye ngwino yagiye ngwino kurebe ngwino mubwira ese wundi ngwino mpamakuru neza baratariko yagiye nwigira ikibazo yagiye man umva se ngwino gute ko numvaga muri Landlord harakaze ibyo wigira ano amaze ukwezi kumwe uzabimusobanurira waba uri umukobwa waba uri iki amafaranga wamujyamo ideni akabyemera aho kuvuga ngo wamugiriye kuri wese urengeje amasegonda 2 inshuro yakubwiye kujya kuri wese nimba ari 2 n'ebyiri ntabwo warenza yaranyishe muri kuvuga cyane nkatega amatwi ariko sinumve neza ibintu muri kuvuga ahubwo vuga gake mwafaga ibya toilette kukumana yanjye ubwo se niri ibijumba byanjye ko iyo nari ibijumba ko ndwara gakanzu ubwo ngiye muri wese nk'inshuro 5 byanjye gusa yansangamo akaza kunsakuriza ngo uko ari boss wereka nkubwiza ukuri byageze kuri toilette iwe nta kintu waza umubwira we cyo koza se 3 yashyizeho cyo koza yaguha 1 n'igice n'amasegonda 12 byonyine ukabuvuyemo utindaho gatoya umusanga hari ujya gusohoka mwese muhuza kare agusanga muri toilette
uzamura imyenda yawe uri kuzamura nimba ushaka amahoro ibintu bya toilette byo ucisha make uri kumva numva nk'abantu banini siko ibyo bintu mwa muyotse n'inyuma uri kumva ako ni wowe Landlord bakubwiye ngo ikintu abahagazeho cya mbere ni umusarani we iyo nzu ya sinini ako kari akaboro bicara nise wagira ngo ituze kari akaboro bicaramo bagiye nimba ari ugukora iki nyine urukumva ni ibikomeye reka mubwize ukuri wowe ugiye gushwana na ukwezi kumwe hano hamaze azandika kunya nese ubundi uko ari n'ibyo yariye kuba ari wowe gusa shana bose maze rero ubwo yaje reba nanjye arabinziza ngana n'urushinge wowe muri ayo bana ndabizi ni uko atari yanzana ni ikiro 10 kuba nariye nese ukwezi azafunga umunwa noneho ndeke ku ubutaha uzasinze uko uzabigenza nimba uzanya mu nzu simbizi mu nzu yandeze reka rishyurire mu mumbwiye nawe kamubwira ubwo si wa Landlord ariko njyewe nkeneye kuzamukana nawe yansabye muri wese ako si ubundi God have mercy upon us. ari nyir'ibyondo ubundi Landlord neza ko amafaranga ndayakura nduzi n'umugabo yarantaye What be this? God have Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. kandi ndarwanirira namusinda nyijyamo God have mercy upon us. bino jipo ndayizamura nyereke hose uburyo ndimugusha ndamugusha wese nzajya umva zaje yerusa amafaranga agomba kunyisha ariko uyu munsi ndamutegereza bose nawe ariko ndakasikiye wa shirwa nsamfundika ku kagoza ambwira ibi azana zigizaje uyu munsi aranyishyura bitihise umugore arasohoka ntihita mugwakira Ego ko mana se ko umugabo wanjye yariye karuhu we noneho ndamufatira hera ngaho uyu se nabwo ese ko mbona iki kintu se nasona ufite ahubwo se ko utari ku ishyamba umugabo yaranyambuye amagabo arambuye se nasona ufite zo kubaha umugabo anjya kwambaye atajya yambura ntabwo mvanga mutanyishyuye uyu munsi cyore urakujya mu ishyamba umva n'ibyanga nawe ndakugwatira n'ibyanga nawe ndakugwatira se nasona ufite zo kumva wangwatira njyewe cyanda njyewe ntabwo ucika se nasona ufite ntabwo wangendana ntabwo wangendana njyewe wowe nyine uranyishyura genda ugadaharura aya ntabwo wandenda ndakudana genda kure aha umugore wagiye mata aha aha mata I don't want peace. I want problems always. mata karame karame bashimuse nta gikozi cyawe akumura ko hari ukunyishyuye nakuvumbuye sha nakuvumbuye utanyishyuye ntabwo namurakura arewe sawa rekura mugore wanjye ubundi nsigane mvugana nawe gira vuba vuba murekure egera hano murekure egera hano ndagutambika inkoni egera hano ndagutambika inkoni egera hano murekure uragira ungendane ntabwo nkugendana egera hano ntabwo nkugendana shyira hasi umuntu murekure urayishyira hasi si imibare ashyiramo nomero zawe rekura madamu agende nawe ibyo turabisubiramo nyuma ngaho ishyiramo nomero zawe wese ugiye wacanga ukagenda ohereza It was at
this moment he knew. uzongera kunkorera ku mugore nzaguha nyuko cyangwa uhita utaha ukiza bitanu kabya 35 35 se bivuye arewe ishyura amafaranga urashaka kurengera se bitanu byo nzagaruka none ntabwo uzanamubona n'ikimenyimenyi ntabwo uzamubona niba ari ibyo ndakwirukanye toka kure igipangu cyangwa ntabwo nimwishyuye bitanu byawe si birangiye n'ibyanga nzanamutegera no ku muryango wa gate uzibeshye none ubwo nagushoboye nzashobora umugore wawe uzibeshye none tuzareba sasha nzakwereka sawa urakoze ntari binyine sawa urakoze wewe n'abapanga sohoka yicara ahangaha yicare hariya ibintu mwihaye ubundi bagusha umuntu ungana gutyo baramushimura umuntu umukozi wacu aje kugufatira nanze kwishyura iki ubundi simbishyura cyangwa n'ubundi sha icare ejo bundi numvisha amakuru hano mu gipangu biri kuvugwa ko ubushize bibanje ku mwana wanjye umupanga aramuteresa ureba ubwa kabiri nawe watangiye ngo ugiye guteretana n'abapangayi umushaka no kunyimura sha ahantu navunitse nuba n'isoni kwimura umuntu w'umugabo ukajya kubana n'umupangayi kwimura umuntu w'umugabo nakwimuye ryari maze kubyimba ushatse kuvuga ko amakuru numvisha atari ubumbajije na sekirite ntiyamane ese ubundi reka nkubaze n'ubundi byaba ari byo kutakigira icyo umarira turashize none ntombandoga papa wanyibarutse mana y'u Rwanda koko mana y'u Rwanda ariko muzaza mwanga gutama abagore banyu nimurangiza ngo babaciye inyuma ariko mubamubaza iki nawe ukuntu ugiye uri gupanga kunshinya toka kure urabizi ntunzamurira isukari nimuzamura isukari si biki wowe uratsubira iwanyu uragenda n'umupangayi wowe muragenda aho kugira ngende mbere muragenda mbere ubu ni se kwanze kunamo nzagenda kajya iwawe tukajya umujyana cyangwa kajya iwawe ashaka kuri mujyane wagiye kunywa ugaherayo ugahambirwa gahambirwa n'ababyeyi bawe se ntasanga ufite ubona umugore yakubyariye umwana icyuki nka kiriya cyaririje iyo wifata n'ubundi si ukinga ubundi se ngo nabwirwa n'iki wa karuwa yasukira ubundi waba uri gupanga kunshinya cyangwa se wararwa wandaya tokasha reka ndebe ndabona inama yo gukaragiye nyamara I don't want peace. I want problems always. kandebe nimba inama itaragukandagiye wa muntu w'Imana nkabana n'ibirenge kibaye ikigoryi noneho uzurure n'ingurube oshi genda ngorobe kandi sha warenzwe kajye kwishakira amafaranga turabonana n'ingaruka ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha n'ijambo nari nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha genda we kavuga turashize urabona atari satani Imwe mbi n'akanwa n'akanwa n'akazuru n'akananwa byawe nabona n'abandi uri ikishaki singiye kureba abapangayi garuka utashyize ubwenge ku gihe mbere se nyine uraba utakina bose ubundi twavugana niyo waba wamahiye inyama ntabonanye toka uriya mugabo koko nzamugenzurwe se ni ukujya kumwahira nzabigenda kugira kariya kanananye kugira umugabo ngo uyu usavuye wabuza nakubwiye wambwiye iki akubwiye reba kandi uyu nawe uvuye nibereye aha hirya hari ni uzaharonka cyangwa umuntu kandi aho usigaye uncunga hapi ntabwo nagucunga icara hano mubwire ntabwo mucunga hatabaye keza ejo bundi se wanutse namutangiye ko nyibwira noneho usigaye usiga mukoroga ariko hapi waranutse iyo utigira injiji se si ubonamo
reka nciye inyuma boss sakafata ako usigaye uncunga nari nacaye inyuma y'igipangu genda nawe nsigaye nkwigaho unyigaho njye ntabwo nagucunga si wacunga mabuja wawe mabuja njye ntabwo naca inyuma boss dore yaranzanye imyaka 30 irashize ndashaje dore nazanye n'imvi ariko ngo muca inyuma reka ntabwo namuca inyuma aho utigize ikigoryi n'ihese ose sinakabaye nguha aho uza ikigoryi niho ushaka kunyirukanisha genda wowe n'ubundi ubwenge murabunganya ubundi waba wakazi ibisatsi bimeze nk'iby'abatwa ahubwo nkomeje kuguma hari umukanya twanarwana ahubwo kanze nigende n'ubundi nicanye n'imbobo kugira bigende n'ubundi niwe wari ubu ntabwo turi ku rwego koshi igenda wavuze ko kari kari n'ubundi se ko boss yaguhaye uzakwiruka genda uzataye ibyo nabyo abantu bose bambereye inyatsi n'inzaratsi we umva se mani ngwino nkwereka agatwiko tugiye gutwika banguka akaba ari boss umva nzanira ako kamvirope hano nkwereke tugiye kuhatwika ngwino ariko nkwereke imiti umukarita ngwino ariko mujyi umva reka nkwereke zana boss ntaho hari ngwino nkwereke irungurukamo hano utu tuntu boss hari rinete afite ngiye kumuha akakaraba umugore wese asigaye amwiryaho kugira ngo tugume muri iki gipangu ibyo byatuwarete ngiye kugwisha boss niyo mitwe ngiye umwanya maze nicaye hano nari ndi kubitegura ngiye mva ndahita mutamo nindagiza mu zino bwiye uwo mutwe surarya maze nacyo banza mfite nkubwira yes kugira ngo tube muri iki gipangu boss ngiye kumutamo kandi mubwiye ni boss nimara kumutamo uruhare rwose umugore yari afite muri iki gipangu ijambo n'ingira ahita urigira nzajya mubwira nti abapangayi barimo hano nzambishyuza nzajya nyago ibyo nisi barabyumvikana ako twumvikana ko njye ntazajya nishyura kubuje wowe uzajya wishyura njye nyahe boss jigo yansize uzajya wishyura igihe uzajya yabonera nshuti ugiye kumvuganira uzajya wishyura igihe uzajya uba wayabonye kuko jigo ntabwo nzi ahantu yagiye nicyo kibazo nanjye umugabo wanjye ntawe uhari nanjye umugabo wanjye ntawe uhari njyewe ikintu kigiye kuntunga ni uko ngiye kwicira inshuro kuri boss ni umukire ni umusirikare umva umugore we yamwiriyeho njyewe mbasize umucire nanjye uzincire sibyo umva wowe tuza nyubaha uri kumva nyubaha serivisi nzangukeneraho nijya ntaha ninjoro uzajya unkingurira azajya guha n'ibyo kurya nzajya nkutamo nanjye niyo mpamvu nizajya ntanataha ninjoro umugabo wanjye yarantaye ndi kurera umwana ndi kumwishyura ishuri nzajya ntaha ninjoro nsange wanjyamikiye umwana uri kumva ibiryo nzaba nabisize uzajya ubimuha ubundi njyewe ni icyabikire we n'ubuzima ni buto n'ubundi ubundi umwanya mutoya nzajya nanagutamo nibyo byose umva ahubwo zimfashe mani zimfashe nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata njye yaba ariyo mahirwe yanjye we ahubwo ihishe ngenzi ahubwo umva araba reka nkwereke gwiki ahubwo niwe njye nshaka You think say they wise? It was at this moment he knew. He fucked up. we kudakoma bimeze bite okay ni mwebwe se ari twebwe kuko ubu urebye nakiye kuri kubi ese wansu uranyishyura nyine mbere yuko umbwira kunyishyuza What the biris? basi banze ndaki aki asugo boss ni gutyo wansuhuza musuhuze ne sugo wamperuka ndagusuhuza ukabyanga urashaka akose reka ngo ngenda gukumbuye okay ngenda gukumbuye akose reka imikino nyine imikino ndi kubyumva amafaranga nyine no gukumburana birumvikana wowe akugicisha make gicisha make ari kuri wawe yakodesheje benshi oya reka nkubwire urushye nyine nsuhuza ntabwo akoze ko mfite umugore nubwo yananiye ariko mfite umugore kagira iminsi yakunaniye gute ikintu cya mbere ubwo birumvikana hano akiyago njye nsuhuza ariko reka abagabo na ariko ikibazo si abagabo mva nkubwire nshaka amafaranga nyine biri
kumvikana wowe n'umugabo asa ubundi rwa ruhone umugabo wanjye njye n'umugabo wanjye nta n'ubwo uretse nkubwira rwa ruhone rundi rwo rurihe jigo ndayishi bose bari he mwese uyu munsi muramfira mu gipangu cyamunyishyura ibintu ni bibiri ubwo se watwiruka nabirukana yaragutaye ndabwira yaramfashe nari nkumbuye no aho wowe nari nkumbuye no guhobera umugabo so wajyureka we indaya mbaye wowe uri kubwibwira umugabo wawe ntujya umubwibwirana umugabo abagabo kunzi ko ubundi abagabo muzi gutanga keya ubundi ubwo nkawe umugore uranshaka yesu wako wowe ubundi uzi utuntu ngufitiye jene nakwiteguye kuko nzi ko uri buze nyine banza ariko ugire banza namubere ntuduke nyine uratubona ese wowe hakura tubona nawe tubona turi nyine banza ukora ibyo ndi kugusaba uratubona siri kubona hari nta banga ririmo urwo ruje rute genda ubwire mabuja ko kwa steri nazo ngiye gutwara ritiko wafashe icyana ngiye gutwara ritiko genda